Mwakoze cyane. Abanyabuzare ba Gicumbi muryaho mugumire. Nagasima Munonga kwijaha muri benji mwakora cya Munonga. Mwakora Munonga. Nitwa Mukarwego Alphonsine mfite imyaka 58 ndubatse mfite umugabo n'abana 10 mvuka mu karere ka Gicumbi umurenge wa Kaniga akagari ka Murindi ku Murindi w'Intwari Nyakwa Chaimani FPR Inkotanyi twarabanye mu rugamba rwo kubohera igihugu ku Murindi w'Intwari mwaraturinze muratugaburira mugera naho kuduhungisha urugamba mudutwara Gishambashayo aho mwaraturinze muratugaburira mutatuzi tutabazi nta vangura Nyakwa Chaimani FPR Inkotanyi urukundo ruraturya ku mutima urwo rukundo mwadusigiye ruraturya ku mutima kuko twabasigaye mu umwenda ntago urwo rukundo rwagarukiye ku Murindi w'Intwari mwaduhaye gira inka ubu turakama amata abana bakanywa
bakishima kandi tukabona ifumbire tugafumbira tukeza tugasagurira n'amasoko. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, najyaga ntekereza n'umuryango wanjye icyo nakwitura FPR Inkotanyi ko sinkibone, ariko haje kuza marayika murinzi nge n'umutware wanjye twafashe ya mbere kurerera igihugu. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, nateruye mbabwira ko mfite abana 10. Muri abo bana 10 mfitemo 6 nabyaranye n'umugabo wanjye era nka marayika murinzi. Ikintera ishema Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, muri abo bana nareze ifura yabo ubari mu cyiciro cya mbere cya kaminuza. Ni wewenka. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, ntabwo narekeye aho mu 2020 nakiriye undi mwana wari ubuze ababyeyi afite iminsi 7 avutse. Naramureze arerwa na yanka yagira inka mwampaye, uba afite imyaka 3 n'amezi 6, n'umwana ushimishije. Tubikesha nde? Nyakubahwa Chayimani Inkotanyi, ikintera ishema kikanira no kubivuga nemye, naje kwicara n'umutware wanjye n'umuryango umwana ufite imyaka 3 tumufunguriza konte muri beka kugira ngo azabone uko aziga kuko twe turi gusaza. Ni wewenka. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, munyemerere mvuga imyato ya FPR Inkotanyi. FPR Inkotanyi kubera imibereho yayo myiza yatuzaniye Green Gicumbi, ni muyimanya abanyabuzare. Green Gicumbi yadufashije gukora amaterasi y'indinganire, ubu turahinga tukeza tukarya tugahaga tugasagurira n'amasoko. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, Green Gicumbi ntabwo ari byo gusa yadukoreye, yadufashije kuvugurura amashyamba, ubu mu mwanya muto tuzaba dukirigita ku ifaranga. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, Green Gicumbi yadufashije gutera icyayi cyo ku musozi. Ngewe mureba aha nari mfite icyayi cyo ku musozi cyo mu gishanga, nari mfite ari 40, umwuzure warajujuje ziruma sigara naho ibiti 12. Ariko Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, kubera imiyoborere yanyu mwiza dushima, FPR Inkotanyi yohereje Green Gicumbi irongera nterera ari 40 ku musozi. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, izo ari 40 bantereye ku musozi, ngewe n'umuryango wanjye n'abavandimwe twakoraga muri icyo cyayi kandi duhembwa dukora mu mirima yacu. Ibyo tubikesha nde? Nyakubahwa Chayimani, ntabwo ari ibyo gusa. Icyo cyayi bantereye, ubu ngubu ndi gukirigita ku ifaranga, abana banjye ntibashobora kwicwa n'inzara kuko sarura 2 mu kwezi. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, mushobora kuba mumbona hano mukavuga muti uyu mubyeyi yari asanzwe yifite. Ngewe mureba hano nari mu nzu y'ibiti ishakaje shitingi, ariko ubu icyo shimira FPR Inkotanyi, ndi mu nzu y'amabati 65 ifite n'umuriro n'amazi. Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi, ndacyabavuga ibigwi mwohereje Green Gicumbi inyubakira biogas. Ubu ngubu kujya gucana nkanda ku rukuta nyuma y'iminota 5 ibyo kurya bikaba birahiye, abana bakujya ku ishuri. Mu bitubikesha nde? Nyakubahwa Chayimani FPR Inkotanyi,
ibigwi byanyu nababwiye ngo ni byinshi uwabivuga ntiyabirangiza. Ngiye mureba hano nagiye kwiga ndi umukecuru ufite imyaka 50, hajyaga haza imishinga igahera mu mijyi tukumva ko ari n'iy'abagabo nta mugore wabona umushinga. Rabu yaranyigishije nemera gufata amahugurwa y'umwaka n'igice, niho bwo bwa mbere nari ngeze Huye nyakubahwa Chairman FPR Inkotanyi, ni nabwo nari nkandagiye Kigali. Byarashimishije ndabikunda, ariko cyane ndashimira umugabo wanjye wanyemereye ngo njye kwiga, kuko abavandimwe bari batangiye kumubwira ko ubwo umugore agiye kwiga atazagaruka iwe, ariko aranyemera njya kwiga, maze kwiga nyakubahwa Chairman. Naraje bwa bumenyi bampaye ndabukoresha. Ubu ngubu mundeba hano mpinga ubwatsi bwongera umukamo, ntabwo nari nzi ko inka nayo irya indyo yuzuye, ikarya ibyubaka umubiri, ibitera indwara n'ibirinda indwara. Ariko nyakubahwa Chairman FPR Inkotanyi yanka mwampaye ubu kuyikama ndavoma. Ubwo bwatsi nahinze alfalfa, mpinga desmodium, mpinga kakamega, mpinga Coloris Guyana, mpinga Toledo. Ubwo bwose ni ubwatsi nahinze bwongera umukamo. Nyakubahwa Chairman FPR Inkotanyi ntabwo ibyo byiza nabyihereranye, naragiye nshinga amatsinda. Ubu mfite amatsinda 5 arimo aborozi batandukanye. Twese twahinze ubwatsi, tugeze ku borozi 150 bazi korora neza. Niyo mpamvu mwumva nyakubahwa Chairman ko muri Gicumbi hari amata. Nyakubahwa Chairman wa FPR Inkotanyi ntabwo twarekeye aho. Abo borozi nigishije ubu ndagira ngo mbashimire ko twamaze kuba kampani icuruza ubwatsi. Abanyacyangugu baraza bakatugurira, abanyamutara bakatugurira. Ubu turi kampani icuruza ubwatsi bwongera umukamo, ubwatsi bahinga. Nyakubahwa Chairman FPR Inkotanyi ndagira ngo nkubwire n'intumbero dufite. Turashaka kubaka ubuhunikiro, tukagura copa, tukajya duhunikana bwa bwatsi dusaruraho imirama, abaguzi bakatugurira b'impande zose. Iyo ni intumbero y'iyo kampani. Nyakubahwa Chairman FPR Inkotanyi ningena ngo nkusime munonga kuba ibyo watworere n'iby'akatangaza, ukatwombekera umudugudu gw'cyitegererezo guri kubasa kuhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Ibyo byona ni tubikesa FPR Inkotanyi. Nyakubahwa Chairman ntabwo twari tuzi ko muri Kaniga hagera etaje. Ubu abakecuru n'abasaza baratambuka bagenda muri etaje bapetera bavuga ngo nyakubahwa Chairman arakabaho. Abo bakecuru rero nyakubahwa Chairman FPR Inkotanyi reka mbagezeho ubutumwa abantu mwe bambarire ngo mbasimire munonga mukakora kuba mukabaha amasaziro marungi ko bari kuhembwa ka kasete bakagerekaho na cyacayi. Nibabasa kurya akanyama k'umukira ari kurya, nibabasa kunywa akabyeri, babasa no kunywa ka cyayi, tibari kushabiriza. Ibyo nitubisimira FPR Inkotanyi. Nyakubahwa Chairman FPR Inkotanyi ndagira ngo mbabwire kuba benshi banzi kuzina alfalfa. Alfalfa ni umwami w'ubwatsi ufite intungamubiri ziteye ubwoba, iyo wayigabuye uravoma. Kambagire ngo nimbasima munonga kuba ibyo mwatworere n'iby'akatangaza. Kandi abo bakekuru bambarire ngo turya gutora igana erizo batwetegwire atariki 15 z'ukwa Mushanjo. Turimo nitugenda kake ngo buze kwira tuyikireyo, tutegwira cyara kitu tukutore turyare nzigana nimbasima munonga Rwanda kabaho mugisha erizo. Konka kuba tujibwene nituyikesha omuzere wetu nyakubahwa Chairman niwe waturetera umugisha tukamuhabwa na Ruhanga nibamureka yobore.
ikirya ku mutima nyakubahwa Nsabimana nagenda ntavuze mbabazwa nuko abantu bavuga ngo u Rwanda turakennye nkabazwa nuko bavuga ngo u Rwanda nta terambere ndi kubwira urubyiruko aba bantu babivuga ntago bazi u Rwanda bararusebya mujye mubandikira namwe mubabwire ngo u Rwanda twateye imbere n'umudamu yateye imbere turakataje kandi tuziyubaka kugeza ku mpero z'isi nakusimira munonga nyakubahwa Nsabimana n'abakekuru banje ninyenda ngo mbapepere mbahe indamuso yabo kubabambarira ngo mbaramusye nabaramusya munonga nabo bayakira intasho yanyu mwebare munonga Allo! Murakoze cyane. Murakoze cyane. Abanyabuzare ba Gicumbi muryaho mugumire. Nagasima munonga kwijaha muri benji mwakora cya munonga. Mwakora munonga. Mwebare munonga. Mwebare munonga. Mwakoze cyane. Aba Gicumbi rero, aba Rulindo, aba Burera n'abandi muri hano ndabashuhuje cyane kandi abashimiye kuba mwaje hano muri benshi. N'abakore hari inyuma muramyumva turumvikana. Ndishimye cyane kubona uyu mwanya wo kuza ngo duhure tubonane turamukanye twishime. Nyuma yabyo hari umurimo wo gutora itariki 15 n'ejo bundi. Uko muzatora ndabyizeye. Ndabesiga munonga. Nibyo. Hanyuma rero ayo matora icyo avuze ni ugukomeza urugendo dusanzwemo kumara imyaka ibaye 30 yo kongera gusana kubaka bundi bushya igihugu cyacu. Sibyo? Rwose cyane kwiyubaka rero
bihera ku mutekano. Umutekano tukirinda, tukarinda ibyo twubaka, tukarinda abacu. Birumvikana rero ikiba gisigaye ni amajyambere. Amajyambere nayo ashingira ku bitekerezo bizima bijyanye n'imiyoborere mizima itagira umuntu n'umwe isiga inyuma. Muri politiki ya FPR n'inzego n'imitwe yindi ya politiki dufatanije, ntawe dusiga inyuma, kandi duhamagarira wese kwitabira ibikorwa bimuteza imbere, ariko twese hamwe biduteza imbere nk'igihugu. Ubukene, ubujiji, indwara, ibyo byajyanye n'abariya bagiye abari barangije igihugu na mbere hose imyaka myinshi. Abo bajyanye nabyo, twe turi bashya, ndababona benshi hano muri bato. Ibyo dukwiye kwikorera, dukwiye gukorera igihugu cyacu bitandukanye na biriya, kandi n'ibyo navugaga bihera kuri buri wese, bihera ku mutekano, bihera ku miyoborere myiza, bihera kutagira usigara inyuma. Hanyuma natwe amajyambere abe nk'ay'abandi muzi, bose bayavanye hehe? Si ukubera ibikorwa byiza bakora? Kugira ngo muriteguye? Nyabyo 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 koko. Murakoze cyane. Aha rero Gicumbi twarahabaye, nubwo mfite icyaha cyo kuba ntaheruka kubasura, naherukaga hashize iminsi, ariko nagarutse nasanze ibyo twasezeranye ubwo mperuka aha mwarabyujuje. Umujyi murawubaka, batubwiye ko mworora, muhinga ndetse bya kijyambere,
ariko reka mbabwire ibyiza kurusha inshuro nyinshi ibyo tugezeho biri imbere. Niho tugana, niho tujya. Turacyari kumwe rwose, turi kumwe. Amajyambere twifuza turayakoza imitwe y'intoki. Biturutse mu mikorere, biturutse mu mbaraga, biturutse mu bwenge n'ubumenyi mwebwe mufite, cyane cyane nk'abantu batoya. Intare kandi zihora ari intare. Ntabwo uzibona uyu munsi cyangwa uzumva ngo ejo wasubirayo ugasanga zabaye impyisi. Oya, sibyo? Niyo mpamvu mvuga ko ibyo twasezeraniye hano ubushize nasanze nk'intare mwarabikoze uko twabyumvikanye. Ndetse no kongeraho ibindi byinshi. Alphonsine Mukarwego hano yatubwiye amakuru menshi. Ndagira ngo mubwire ngo ababyeyi wavugiye ubabwire ko indamutso wayingejejeho, kandi nanjye ndabahobeye cyane. Murakoze. Ntabwo muzagira icyo mutuburana. Mwakoze cyane. Nyuma y'iriya tariki y'igipfunsi n'igikumwe ku gipfunsi byavuzwe byanatumiwe, ariko nzaza twishime. Ndabizeye rwose. Igihango mwavuze dufitanye kiracyari cya kindi. Maze rero mugire ubuzima bwiza, mugire amahoro y'Imana.
ubwo ahasigaye ibyo byose tubivanemo imbaraga dukora akazi keza, akazi kaduteza imbere, bityo ahasigaye twagarukiraho ibintu bigarukira nyine. Mwakoze cyane, mwakoze cyane.